banki mondiyari iragaragaza ko umusaruro w'umunyarwanda ari amadolari 480. Mwabyumvise. Hanyuma twiboneye ko hari mu Rwanda aho batubwira ko ageze kuri 800, ko mu mwaka wa 2020 yarageze kuri 800, 770. Bivuga yuko ibyo mu Rwanda barimo kutubwira nubwo nabyo ari imibare itekinitse, n'ibi bya banki mondiyari nabyo ntabwo umuntu yavuga ko ari aya mafaranga, uko wumvise ko abaturage bavuga bateriga nayo ngayo bavuga batari kusubwo koko ibi bintu barimo kutubwira aya mafaranga barimo kutubwira kuko turayafite turayinjiza. Ibi rero byo kwitwaza ngo ibintu byinshi ngo bikorwa ngo mu cyaro ngo ntibibarwa ngo ntibiba byagiye ku isoko ngo bafite ubukungu buri aho mu cyaro. Ubu si Kenya ko bayibari 2,000 ntabwo iri mu karere kamwe n'u Rwanda. Tanzania yegeranye n'u Rwanda iri mu 1,000 kirenga ntabwo yegeranye n'u Rwanda. Hanyuma se ubu Burundi bwo babuhera he bavuga ko ari ubwanyu? Niba bazi ko ibyo bitabarwa, Uburundi bakaba bazi ko nabwo bufite ubwo bukungu bwihishe mu ntuza, bahera he bavuga ko ari ubwanyu ngo butabarwa mu mibare? Gufata u Rwanda rukaza imbere y'Uburundi n'Ubugande urasuka kubera si bya bindi by'abazungu baba bashaka gushyira imbere u Rwanda. Oya reka mbabwire, u Rwanda ntaho bihuriye, cyangwa uri Bugande n'ibiri mu Rwanda ntaho bihuriye. Oya nta kubera kurimo, kubera kurimo kuko kiriya gipimo banki mondiyari ikoresha kuva kera rwose ni ibintu twagiye tukemanga tubwira abantu bo muri banki mondiyari ko bagomba guhindura imibarire yabo, ko imibare biriya bintu ko babibaze bigendana no mu bihugu bikize n'aha ngaha, usanga abantu bose ibyo bakora byose bajyana ku isoko Rwanda bazanye. Noneho ahubwo ikintu kigaragara n'ufata muri Kongo n'ufata i Burundi, ikintu kigaragara ni uko inzara ubona mu Rwanda ntabwo ho uyisangayo. Usanga haba muri Kongo umuntu aragenda akihingira umwumbati we akikorera isombe ye, akagenda akajya mu mugezi mu kiyaga hariya akajya kuroba akarya. I Burundi ni kimwe, abantu ntabwo bicwa n'inzara, ariko nuza mu Rwanda urasanga abantu baricwa n'inzara. Baricwa n'inzara kubera iki? Kubera ko umusaruro wose ubutaka barabufasha babuhinira mu bantu bakeya, nibo bafata umusaruro wose ugasanga wa wundi wahinze imirima yahinze ibigori, bya bigori barabibarura. Umuturage ntibamwemerera kwihingira ibigori bye ngo yiringe igitoki cye, ibyo ntibabibara. Bya bindi tutabarura i Burundi, mu Rwanda ni bike cyane tutabarura nta bihari kuko abantu bicwa n'inzara. Noneho wakongeraho ukagerekaho wa musaruro uturuka mu mabuye biba mu byibano, wa musaruro bwa bukungu bwihariwe n'agatsiko k'abantu bakeya. Aho ngaho niho nari ngiye kuvuga, bakaba bafite amamiliyari n'amamiliyari, y'amamiliyari bakayabara bagasa nk'aho bayakwije Abanyarwanda. Ni ukuvuga ngo ako gatsiko katafashe umutungo ngo kawiharire, Abanyarwanda ariya mafaranga niyo mbese yabageraho. Icyo nicyo gisobanuro. Ubundi byo babara bira bya banki mondiyari, nyine ubwo bucuruzi n'abo ngabo bafite amafaranga babara abo mu gatsiko, ntago babara wa muturage utagaragara uri mu cyaro urimo kwicwa n'inzara. Ni nayo mpamvu nyineho kubera ko mu Burundi naho i Bugande Tarisisi arimo kuvuga amafaranga menshi atari mu bantu bo mu gatsiko, amafaranga make yabonetse nyanyagiye hirya no hino. Niyo mpamvu ibipimo by'u Rwanda bizi by'imbere ngo buri munyarwanda afite nayo, ariko baba bafasha amamiliyari ya Cyomoro, bagafata amamiliyari ya Nkubiri, bagafata amamiliyari bari abacuruzi bose yabampora icyo ufite miliyari, bagafata birya bintu byose byo mu gatsiko bakabiparitaja ku munyarwanda wese. Naho umunyarwanda w'umutindi uri hariya akavuga kose aba bantu baba mu Rwanda cyangwa baba mu mahanga, baravuga ko ninjiza 500 ku mwaka, ngewe narabuze n'ijana rigura isabune, umwaka urarangiye ntashaka kwigurira isabune, ayo mafaranga bavuga nayapoze mu ntoki ryari. Ni ikibazo. Noneho mu Rwanda tukanagerekaho yuko n'ibyo by'ibihingwa abantu bakabaye bahinga bibatunga nta bihari. Bahinga ibijya muri ka gatsiko, bahinga ibigori, bagahinga umuceri, bya bindi ibirayi agatsiko kashyira muri ya umusaruro mbumbe w'umuturage. Bivuga ngo iyo baje kubara bahita babara ibyo bintu byose by'imiceri n'amasukari n'ibiki byagiye bikurwa mu bacakara, ariko umucakara agasigara nta kintu afite, agasigara ntacyo afite. Navuga naho ngaho birumvikanye, niho hahandi ujya ubona bavuga ngo ubukungu bwazamutse kandi ari wa mufuko wo mu gatsiko barebyemo,
umuturage nta kintu afite. Okay. Bwana Matata Joseph, ijambo ni ryawe, twerekanye ahangaha wabyiboneye ibya nyuma bisoza ubu ngubu uko bihagaze. Urabona agatsiko noneho karacecetse, niho kunyomoza, noneho byananiranye kunyomoza, babuze icyo bavuga. Ubundi bahora bavuga bati ndabihakanye, noneho bacecetse kuko bararwana na byinshi, bararwana n'imanza, bararwana n'ibiki byose. Ubu ubuzima bwahara mu gihugu ibintu byakomeye. Mbibutse ko na rya faranga bari bategereje, amakuru nabashije gutahura nuko Boris bamuteye ishoti rya faranga atararyohereza, ko barimo batekinika ngo byibura aba mbere baze ariko abone kohereza icyiciro cya mbere cy'amafaranga, none bamuteye uw'inyuma atarohereza na rimwe. Agatsiko kari kuririra mu myotsi. Ijambo ni ryawe Mata. Abanyarwanda ngira ngo ikintu bungutse kuva aya maradiyo yaza, muribuka ndibuka Kagame agira inama urubyiruko ngo rwo kujya kuri interineti kandi yazizanye. Urumva nyine dore ni kubwira umwana wazanye hariya za shipusi kandi azikunda, ukamubwira ngo ntarye shipusi ngo nimbi pura sante kandi wazizanye, nta kundi kuntu yazibutse. Donc Kagame yari yabibonye ko izamukoraho tekinoloji, ko interineti izamukoraho, aranabirwanya. Ubu ngubu icyo bakoze ni ugushyiraho ibiciro byo kubahenda, nk'uko ni Bugande babikoze, bashyiraho ibiciro byo guhenda ku buryo bukomeye. Ariko iruzuma ko YouTube umuntu ajyaho, ibi bya WhatsApp ntabwo barashobora kuba babicaho amafaranga. Ariko mu Rwanda no kugira ngo ujye kuri WhatsApp biraguhenda. Mbese zangegera nyine zabonye nyine aho zikura amafaranga, bategera ahantu hose neza. Ku buryo rero icy'ingenzi mbona ni uko aka kazi ko guhumura abaturage kageze kure cyane. Wabonye ko no mu Rwanda iyo umuturage yamutuze mikoro, yaba umuzunguzayi yaba umumotari, ahita adondobekanya akavuga ko babarembesha. Icyo ni ukuvuga ko barahumutse, nabo barabibonye. Ntabwo bakoresha amagambo nk'ayacu, birumvikana kubera ikibuga bariho, ariko bigaragara yuko abajura barangije kumenyekana, twabavugirije akamo gahagije ku buryo bamaze kumenyekana. N'ikimenyimenyi hejuru y'abavugizi ba leta basanzwe bagiye gushaka n'inyoni ngo zibavugire. Sankara mu rubanza niyo ngo ibintu twakoze FPR ngo yakoze ngo n'inyoni zo mu kirere ngo zirabizi. Mbona rero inkotanyi nazo zigeze igihe zitabaza inyoni. Mu kiganiro twakoze ejo kuri radiyo Ikamba dusobanura ko hari inyoni yitwa Kasuku izenguruka u Rwanda rwose, iriya iza kurengera abantu. Mu kanya noherereje Ntagara Jean Paul, namwoherereje aho yari arimo kubwira Noble Marara, ubu ndavuga ni ya nyoni. Nuko noneho imaze kugira, ndabona Marie Jeanne adusezeraho yaramuke. Muri make rero yari arimo kuvuga, inyoni yari irimo kubwira Marara yuko ngo yagiye yagiye i Nyagatare ngo ikagenda ikagaruka ikabura umuntu uyikubita. Nitege amatwi, nitegereze gato, inkotanyi zirahari zizayikubita se, nizayirahira aho twinikaga. Noneho rero muri make, niba leta igeze igihe hejuru y'abavugizi bayo bazwi, Yolande Makoro na Ale Mukurarinda, bongeraho n'inyoni, urumva nyine ko rwose ubwo barageraniwe, bari mu kaga gakomeye. Kubona hanze bugarijwe nk'uko mwabivuga mu kanya, bugarijwe n'imanza zitagira uko zingana. Hari igikorwa bakoze cy'iterabwoba, ariko amaterabwoba baramenyereye. Nimugoroba naraye mboherereje, numva Ntagara namwohereje na Tarisisi na Marie Jeanne, naboherereje ibikorwa by'abateroriste FPR yakoze kera itari yafata n'ubutegetsi. Donc biriya bya terorisme ntabwo ari ibya Rusesabagina, ni iby'aba Kagame, nibyo bize niyo mashuri yabo. Ni iterabwoba riboneye iri ngiri rigaragara bakorera Cyuma muri za gereza, bakorera ba Karasira. Ariko hari n'iterabwoba ryarindi ryo mu rwego mpuzamahanga rimeze nk'iry'abateroriste bo muri Al-Qaeda, ryo gutega za bombe, amamine, kwica abantu, kubatera amagrenade. Ibyo ngibyo ni ibyabo.
nibyo bize, nibyo amashuri yabo, niwo mwuga wabo. Biriya byitero byo ku Kitabi bitirira Rusesabagina ntabwo ari ibya Rusesabagina, niba byaranabayeho ni ibya Kagame, niwe ubimenyereye. None se FRN itari yabaho, muzi umubare w'ibitero byakinwe by'ikinamico by'ibitero bakoze Gisenyi, Ruhengeri mu gihe barimo kwica abaturage baho? Njyewe mfite umwirondoro wabyo, twigeze kugenda tubivugaho. Hari abisha abantu kuri Mahoko bakica umusirikare wabo witwa Liyetona Jean Claude Ruraza, barangiza mu gitondo bakaza bakica abaturage 110 barimo na burugumesitiri na konseye wa Segiteri. None se abantu baza muri operasiyo bakica na burugumesitiri ngo barimo kurwanya abacengezi, burugumesitiri yabaye umucengezi kuva ryari? Urumva nyine ko ibintu byabo birakocamye, ni ibintu bijyanye n'ubujiji, kandi koko nyine uburi ingegera nta ingegera se hari ubundi bwenge igira, igira ubugegera nyine, nta bwenge bundi wabuha n'ubugegera. Muri make abanyarwanda bamaze guhumuka, ahasigaye ni ukuzasezerera izo ngegera, kuko ingegera barabibonye ko nta kizabamara, nta kizabagezaho. Iyo tuvuze ko ari ingegera tuba tugira ngo bareke ubugegera, ariko kubera ko kabaye icwende katoga, niyo koze ko katashira umunuko, nicyo kibazo bafite. Bamye gutyo, kandi twasanze ari umuco w'uburere urimo urwango, urimo umururumba. Umururumba rero ujyana n'ubugoryi, kandi umururumba n'ubugoryi bibyara ubugome. Niko mama utari uzi gusoma no kwandika yajyaga atubwira. Abanyarwanda bamaze gusobanukirwa, yewe n'agatsiko bwako byarakayobe. Iyo kajya gushaka abavugizi no mu nyoni nuko byakomeye. Ubwo urabyumva rero ko umunyarwanda wese, yaba ari uhonyora abaturage, yaba ari uhonyorwa, bose bamaze kumenya uko ibintu bihagaze. Ahasigaye ni ugusezera ku gatsiko k'ingegera.